Samantha, hora urira, umutima wawe wuzuye ibikomere, utanga byose ngo ubuzima bukomeze, ariko amarira yawe ahora ku matama. Biraho. Guri kuza unansuzana n'isoni ufite. Siko musuzuga ubazigiye nakomangiye. Siko mbona warakaye. Narakara saha ni iwawe. Nyine. Ngaho mbwira vuba numva ibyo ugiye kumbwira. Igihe nza nkakomangira, igihe mba naje nkakomanga hano si iwanjye. Nkwiye gukomanga rimwe ugahita unyumva ukaza ukumva icyo ngushakira. Kujyama mugasinzira. Shira hano. Ndabizi urashaka amafaranga ariko shira hano nyine mfimye kubizi. Shira hano. Umugabo wanjye amaze iminsi yararwaye nta mafaranga. Ese umugabo wawe igihe yarwariye ari umukene urwara akageza icyumweru cya mbere kigashira kirwaye icya kabiri kirwaye. We rero aracyarwaye. None ibyo ngibyo urukumva ndabimaze iki ko nje kureba amafaranga. Basi se wabaye wihanganye nk'ibindi byumweru bibiri. Ngo iki? Hari ndi kumva inzu yanjye musigaye muyibera mu buntu nubwo mushaka kuzanyishura. Oya tuzakwishyura n'ukuri. Hajya ngo umugabo warwaye ibiki? Nyine umugabo wanjye arwaye ikibyimba ku bwonko. Icyo kibyimba arwaye nicyo cyatumye se utaza gukingura. Oya ntabwo nari nakumvise. Uzi muhaye iminsi 3. Iminsi 3 nishira. Nta nubwo nzirirwa nza kukwishyuza ahubwo muzibwirize ibintu byose byanyu biri mwaho ngaho. Mubivanimo mumvire mu nzu. Kuko ngiye ntago nshoboye kuza guhora mangana namwe. Ndebera hashize ibyumweru bibiri nje kukwishyuza ngo ibindi byumweru bibiri cyose nazabivamo. None se ubu duhaye iminsi 3 yonyine basi waduhaye ibyumweru bibiri. Iminsi 3 nugumeza kumvugisha amagambo menshi ndayigabanya. Ubuse mumazemo igihe kingana iki mutanyishura. Ubuse nahindura ikoti bigenze gute bigumye bigenda gutyo nazajya mpindura ikoti bigenze gute. Basi nta kibazo turaya. Iminsi ngahe 3 na amafaranga yanyu nshaka iminsi 3. Muri mwashatse ahandi hantu mujya kuba. Nizere ko unyumvise. Nakumvise. Wihangana kumanwa useka. Samantha, Samantha, Samantha.
mabuja umugabo wanjye none nari kukubwira yagize nyine cya kibazo nakubwiye naramuvujije byaranze ubu nyine kubera kubura amafaranga nari kugira ngo nyine niyo mpamvu nari kubwira ngo umpe akazi nyine ndebe ko hari ikintu najya mufasha. Birababaje kabisa pe, ubu mu buzima nyine ubona biri kwanga. Nyine ubu ahorana umuriro kubera ikibazo cyo ku bwonko, ntabwo basi se kurya arabishobora, aragerageza agakoma ukamuha agacyayi amafaranga amushakira amata nyine, ariko si buri munsi. ese ubu akazi ko mu rugo njye sinibaza niba wowe wenda akazi ko mu rugo agashobora. Ntagakora ntagashobora amabuye. Uzakora gute akazi ko mu rugo ufite urugo umugabo ararwaye, urumva ni ibintu utamenya ukuntu bimeze. Nagerageza ntagakora ntagashobora kubera yuko mfite ikibazo ntagakora rwose. Cyako nyine ni ukwihangana, iyi si turimo niko imeze, ni ukomeza nyine ukihangana kandi ugakomera, uzakomera kubwe kuko nudakomera like nawe ntabwo yakira vuba. Ni ugukomera kandi nawe arakomeye, nawe arabizi nyine arakomeye. Saba kukomana none se ubwo akazi uzakura uba mu rugo uzajya ukora utaha nyine mabuja nawe urabibona ikibazo mfite, ntabwo nakora mba mu rugo, ni ugukora nta hano mu rugo. birababaje rero njye ntabwo nakwima akazi sibyo, ntabwo nakwima akazi, ibyo dufite byose tubona tubigeraho kandi no gufashwa n'Imana, ntabwo ari ngombwa ko twabyiharira twebwe ubwacu. Burya ni ngombwa ko tugomba kuzajya dusubiza n'amaso inyuma tukareba ubuzima bagenzi bacu bagize gute babayeho. Nta kibazo wazaza ugatangira uye wirira mama, wirira ihangane, gusa nyine birababaje. Nanjye pe mfite agahinda kuba ufite umuntu urwaye udafite n'ubushobozi, ntabwo biba byoroshye. Nyine ukomeze wihangana kandi ukomere. Akazi rero ndumva nakakwemereye, ntabwo nakwima akazi urwashe uri kubura n'icyo kurya. Wakanyemereye kandi murakoze mabuja, kandi nzagakora neza urizeye. Yego, hanyuma nyine imirimo y'iki gihe turakora cyane tukavunika, ariko kuvunika nizo mbaraga zo kugira ngo tubeho kandi tugire ubuzima bwiza. Ndumva rero twajyana nkakwereka mu rugo, hanyuma wenda ukazatangira ejo hazaza. Nta kibazo. Kandi mukomeze kwihangana, mukomere, ukomeze umwiteho, ujye ukomeza kumubwira amagambo meza y'ihumure, abaza kumera neza pe. Ndabyizeye, Imana irashoboye. Shiri wakunze se mu rugo naha rero nkuko wahabonye ubona atari heza Cyane heza. karibu rero umuryango mugari dukunda abashyitsi, kandi uzumva ko uri mu muryango. Ibintu by'agahinda umubabaro ubireke, uru rugo sinzi amafoto menshi uri kubona yiganjemo Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, nawe ubwisangemo. Murakoze. Niriwe njya kure rero, iki ni icyumba cyanjye, sinzi nimba uri kukibona. Hanyuma iki ni icyumba cy'abashyitsi, uzamutse hano ukase hano ukomeza muri korodori uhinguka mu gikari, hepfo gatoya iriya ni salo manje, ngira ngo kubibona muri salo n'ahangaha. Yego. Uko bukeye nuko bwije uzagenda uhamenyera. Si wakunze? Ni heza cyane pe. Siko mbona uri kure. Oya ndahari mabuja. Okay, byiza cyane rero wicare ugubwe neza, urye unywe kandi urusheho gukomeza gusengera umugabo wawe. Sibyo? Ukore cyane kugira ngo arusheho kuva muri buriya buzima kandi unasenga. Yego mabuja, rega nta nubwo biba byoroshye, ariko nyine turagerageza tukihangana. Ni ukwihangana. So rero ndumva nahamagara umuzamu hanyuma akaza
wenda akagira utwo akwereka mu gikari nimba nta kibazo akakugira utwo akwereka nyine ukagira utwo unamenyera cyangwa se nawe mukamenyana nta kibazo. Okay, sawa nta ribi. Sheri bimeze bite? Ni sawa. Uriya muntu mbonye muri sala arimo aramara iki? Kumbaza ngo wiriwe twirirwanye. Ntabwo twirirwanye ariko njye ntunguwe no kubona umuntu hariya. Ntibakabaye nansuhuza ariko. Cyari muri sala wenyine. Ni umukozi twazanye. Okay, Sheri wiriwe neza. Umeze uteze? Ni sawa, ndashaka tuganire. Uriya muntu wazanye ngo ni umukozi wo gukora iki? Ko bizi sara umukozi twagiraga umukobwa. Kuki ushaka umukozi w'umukobwa mu rugo? Sundi. Nagushaka umukobwa? No, Sheri sana simushaka. Nagushaka umukobwa? Nawe nshaka. Wibagiwe ariko ibyo wakoze ejo. No. Bakakanyura byibagiwe. Ibiki nakoze? Njyewe? Mbabara cyane amagambo mfite menshi yo Sheri kuvugana nawe. mbwira ikintu kimwe. Ese wambabari? Kumenya nyumva neza. Ushaka kunzamurira isukari se? Ushaka kugarura Njye nawe hano ninde mugabo? Nise njye nakwatsa ubugabo uri umugabo. Nyumva ikintu nkubaza noneho. Ese ari umugabo ujya gushaka abakozi? Please. Mu mwanya unyumve. Simbishaka. Mana yanjye mbabarira utanzamura isukari. Reba ibintu ejo ndakoze. Nongere mvuga ijambo isutiya. Nibwo urumva ibyo wakoze. Sirugaruye biriya kandi. Nabigarura se. Nabigarura. Simbikeneye njyewe no. Barira nsakuriza ariko bondi. Simusakurize. Nusakurize nyine. Simusakurize. Sunsakurize. Simusakurize. Njye Kalisa simusakurize. Nusakurize. Jinga. Na soni. Njye simusakurize. Njyewe mu rugo rwanjye. Soni nyeya z'abagore badashima. Niki nagukorera ubundi wowe? Niki nagukorera? Nabyo bameze neza. Bimeze neza nta kibazo. Ahubwo uraza kwihangana ntabwo byaba ngombwa gukomeza gukora. Ahubwo uraza gutaha uzaza ejo nibwo uzatangira akazi. Nta kibazo. Ubwo nari nagiye kugira ubwoba ngira ngo urakanyine. Ya ntabwo nakwimakaje. Erega muri ubu buzima twese tubamo buratugora kandi bukatuvuna. Igihe rero dufite ibyo dukora ni ngombwa ko dufasha n'abandi abadafite ibyo bakora. Kandi muri ubu buzima umuntu azaharanire gukora kugira ngo agire abafasha badafite nabo cyo bakora nabo babona akazi. Rero mu rugo wahabonye nahangaha nizera ko wahakunze nkuko wabimbwiye. Nakunze pe. Yes. Ubwo rero ndumva wataha hanyuma uzagaruka ejo nta kibazo. Nta kibazo maburija murakoze. Sawa ugira urugendo rwiza. Yego. Mana yanjye uyu mugabo ntago namwihanganira pe. Nyuma yo gufata inshoreke ze akazizana mu nzu yanjye ndetse nkanamufatana n'ikizibiti, ibyo ntago bimuhagije ashyizeho no kunkubita kweri. Ibi ngibi ntago nabyihanganira. Nicyo gihe nanjye ngo mbyegereze ubuyobozi. Kuri hano ubona ubuzi ko urwaye wajyaga he? Ngahaguruka. Hagarara neza sitongera ukagwa.
Thoughts too wild to be confined. I'm listening to my heartbeat. It's louder than the noise in this mind of mine. A symphony. Teri meze neza. amakuru yawe se Sha amakuru ni meza mani. wabuze se Shareka muri iyi minsi maze iminsi ndwaye. maze iminsi urwaye Maze mwana iminsi. ukarwara nuvuge se Wareka ko n'umugore wanje amaze iminsi yirenga niwe uri kumfasha muri iyi minsi. umugore wawe se muri sabahe ko namuheruka Sha nakora kwa Karisa kapo. kwa Karisa hano hirya Yego. Karisa umwe ufite ubwanwa ye kugendesheje mwa ushijisha uramugabo uramuzi Nada si uko mburi kunci intege nakazi ndabona uramugabo ni kiraya wumve ngo uko wumva ngendi twebwe abagabo turi biraya nawe kumbira nka urabizi uriya warenze ku buraya nta mugore ufite ubumenye ngo nimba akora muri rugo nta mugore ufite ahubwo uragiye ugushirishano pe kakubayeho pe ntago umugore wanjye yamemukira ngo ntago umugore wanjye yamemukira ubwo rero ngo sawa umugore ni inzabya zoroshe nta mugabo utamushuka none uriya mugabo w'umukire uragendesheje pe ntabwo yabinkora umugore wanjye ndamwizera ntabwo ibyabijyamo uramwizera kandi cyambere nambira ambwira yuko ari busange y'umugore yego umugabo aba yibereye ku kazi ntabwo aba ahari yego uretse gato nitaho n'umuntu nako twiganirira ariko kamubwire reka mubwire ngewe kamubwire Eric iyi nama nakujyana usenge ushakisha ahandi kazi uriya mugore ubwasha ahandi akazi nge niyo nama nakugira pe kuko hariya nta mugore ufite Are you whispers in my mind above the city's loud parade? Thoughts too wild to be confined. I'm listening to my heartbeat. It's louder than the noise. So urumva ukomeye akabaraga kaje ubesha urumva ukomeye ntabwo ari ukubeshya ubu nagakora noneho ni ngombwa noneho ko dushaka akazi twongere twiyubake turebe ko twazamuka wenda oya njye si ubizi ko mufite mu gihe uri kujya gushaka akazi wicunga sibyo ntabwo wari wakomera neza ku buryo nyine wagenda wemye tu